Haleluya. Imana igukuremo umwuka w'ishyari, igukuremo uwo mwuka utuma udashobora kwifuriza abandi gutera imbere, kuko dushimye Imana muri aya masaha. Imana itwemereye yuko tugaruka mu ijambo ryayo. Twizera rero ko mwese mukiri kumwe natwe, kandi twizera neza ko Imana irakomeza kubana natwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yaho dusoma reka tumanze dushime Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimira imbabazi zawe, ndagushimira kurinda kwawe gukomeye, ndagushimira ko wabanye natwe mu minsi itambutse, ngushimiye ko wadutsindishirije muri byinshi byari biduhagurukiye. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nyemerera rero Mwami ubane natwe muri iri jambo, uhagarane n'ijambo ryawe inyuma yaryo, urihekesha ibimenyetso n'ibitangaza, kandi ndakwinginze ngo ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhereye uyu mwanya wa none aha, ubuntu bwawe bunzeho n'imbabazi zawe biherekeza ijambo ryawe, birekeresha ibimenyetso n'ibitangaza ku bari buryumve. Mwami Yesu, bagerageze kwibuka aho wabakuye, kandi bagerageze kwibuka ibyo wabakoreye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, mpagaritse kirogoye mwanzi Satani n'imigambi ye yose ndayifata miri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana nishimwe cyane. Tugarutse mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma igice cya 5. Haranditse ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Murongo wa 1 uranditse ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. 3. Yemwe mwe abaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari nariringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Amagambo y'Imana. Mana ishimwe cyane ko iduhaye aka kanya kugira ngo tuvuge ibyanditswe byayo byera, tuvuge ubuntu bw'Imana, tuvuge imbaraga z'Imana. Bibiliya yavuze ngo Imana ishinja abayuda ubugome cyangwa se ubuhemu. Tugiye kuvuga ku ijambo ubuhemu, cyangwa se kutamenya iyo wavuye, kudasobanukirwa aho wavuye bikagutera ubuhemu. Umuhanga mu Banyarwanda yaravuze ngo utamenya iyo ava ntabwo ajya amenya iyo ajya. Nicyo gituma tugiye kuganira kuri iri jambo. Rifite umutwe uvuga ngo utamenya iyo ava ntamenya iyo ajya, cyangwa se iki cyigisho cyitwa utamenya iyo ava ntamenya iyo ajya. Reka niki gitumye Imana ishyiraho uyu murongo ngo ari wo twigiraho? Imana hano yavuze ngo mudukize, yaririmo itanga umugabo ngo mudukize njyewe n'uru ruzabibu. Nari mvuze ngo Imana yaririmo itanga umugabo. Imana ishaka kwereka, ivuga ngo mudukize njyewe n'urutoki rwanjye. Iyo ukomeje gusoma kino gice, Bibiliya iravuga ngo kuko urutoki n'abayuda ari insina Uwiteka yishimiraga, ngo yabiringiragamo kwera imbuto, ngo ariko bera indibu. Nuko yari biringiyemo abantu bazaba batoni mu maso yayo, ariko barangije baza kwera indibu. Hari abantu Imana yagiye yiringira ikabatuma ikabakoresha, ariko bakera indibu. Hari abantu Imana yagiye ihagurutsa ikabakura kure, ariko nyuma ikabiringira ko bazaba abagaragu bayo bakwiriye.
hanyuma bakaza kwera indibu. Ntabwo ndamenya neza niba wari wumva indibu wera iyo ariyo, ariko uko bisa kose irahari. Rero Imana y'amahoro nigufashe kuza kwiyumva. Imana nta kintu na kimwe itagukoreye. Amen. Nta kintu na kimwe itagukoreye. Ndimo ndakwinginga ngo urusheho kunyumva. Nta kintu na kimwe itagukoreye. Icyambere, Imana yagukuye mu Shubati, ahantu kure cyane. Imana igukura ahantu mwaryaga amamesa rimwe. Imana igukura ahantu utambaraga inkweto, nizo wageragezaga kwambara zabaga ari tigano abazambaye barazizi. Rero Imana igukuriye hose, irakujyana kugeza muri Amerika, irakwambika ikunyuza muri kaburimbo. Iwanyu warategaga bisi ya Natracom kugira ngo uzagere mu mujyi. Ibyo byose Imana irabikora. Imana irakwishyurira, irakurera, umenya kuvuga indimi ebyiri, Igifaransa n'Icyongereza, umenya kubivuga wongereye ku Kinyarwanda. Ibyo byose Imana yari yiringiye yuko hari ikintu kizavamo. Yari yiringiye yuko ubwigukuye ku mamesa ikagushyira ku buto hari ikintu kizavamo. Yari yiringiye yuko ubwigukuye kwigukuye ku buto ikagushyira kuri Elayo, yari izi yuko hari ikintu kizavamo. Ibyo byose yari abikoraga, ariko yiringiye ko hari ikintu kizavamo. Iwanyu nta muntu wari utunze moto nangwa imodoka, ibyo yabikoze irabiguha, yiringira ko hari ikintu kizavamo. Ariko wowe ujya kuyishyura wera indibu, ugiye kuyishyura wera indibu. Iwanyu kugira ngo mufate radiyo mwamanikaga ibisinga kugira ngo muzafate FM, ariko uyu munsi urakanda televiziyo ikaka. Ega nkubwire, nubwo urimo uyishinja ngo ntiyagutabaye, nubwo urimo uyishinja ngo ntacyo yakoze, irimo yashyizeho umwavoka we yarabaza ngo niki nari nkwiye gukorera uru ruzabibu ntakoze, ngo nari ndwiringiye ko ruzera inzabibu nziza ariko rwera indibu. Mu yandi magambo, Imana yari yiringiye kuzaba umuntu muzima, yari izi neza kuzasenga, yari yiringiye yuko uzaba umuririmbyi uyihimbaza, yari yiringiye kuzaba umuhanuzi muzima, yari yiringiye kuzaba umuvugabutumwa muzima. Ariko weza indibu n'ubutumwa uvuga burimo ibinyoma, n'ibyo uvuga byose byuzuye ishyari. Buriya hari ikintu kimwe kijya kintangaza, hari abantu bene data merutse gukubitana nabo, banga kureba ibivuga butumwa ryoherejwe na bene se, ngo barimo baracuruje ijambo ry'Imana, ngo ntago bakana ngo kubera ngo barakiramo views, ngo barimo baracuruza ijambo ry'Imana. Barareka nkubwira ikintu kimwe, nawe ukugirira ishyari abandi, nawe nta kintu cyawe kizatera imbere. Ukugirira ishyari abantu ngo badatera imbere, mva nkubwire, umudayimoni wa mbere ukomeye mu badayimoni babaho ni umudayimoni witwa ishyari. Buri ishyari riruta uburozi. Ariko nahuye n'abantu benshi bafite ivugabutumwa, bavuga ko bavuga ubutumwa ariko buzuye ishyari, ukamwoherereza ariko twumva ijambo ry'Imana kubera ko atekereza ubundi ibyo numva ngo ni ibihembo, nge sinari nabizi, ariko aho mbimenyeye numva ngo ni award cyangwa se ni igikombe bashobora guha umuntu kuri YouTube. Ibi ntago byakaguteye kwanga kumva ijambo ry'Imana, kuko twe duhaguruka ntabwo twahagurukiye mu bihembo, twahagurutse tugambiriye kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, twahagurutse dushaka ko ubutumwa bwiza bwamamara, twahagurutse dufite uko dusanzwe tubaho, twahagurutse dufite ahantu Imana yadukuye iwacu twaryaga amamesa kuri Noheli gusa. Ibyo ndacyabizirikana, tukarya inyama ku bunani. Iyo hose irahadukurira tuzana, idukorera icyo muri iki gihe basigaye bita ngo ni umuti. Tugaragara mu mvugo y'abiki gihe, tugaragara mu mujyi, tugenda muri kaburimbo, tuvanamo ubucocerira twambika, iduhangira kudugira abo turibo, iduhindura abandi bantu, iduha agaciro, iduha abantu. Ariko ndashaka kuvugana nawe, haleluya, Imana igukuremo umwuka w'ishyari, igukuremo uwo mwuka utuma udashobora kwifuriza abandi gutera imbere, kuko yari yiringiye yuko utazagira ishyari, yari yiringiye yuko utazaba umwirarizi, yari yiringiye yuko utazaba umwiyemezi. Ariko usigaye wiyemera, mbese uri umuhanga, kandi yagukuye ahantu wambaraga agakabutura karangaye. Ibuka kaga kaki wambaraga, ibuka cya gikabutura wambaraga imbere nta n'akantu karimo, ibuka ukuntu wirukaga inyuma y'ihene zaso, ibuka ahantu wirirwaga uragiye uduhene ukiri muto. Aho hantu hose yarahagukuyira kuzamura. Ubu uri mu mujyi ariko ntubiha agaciro, ubu wageze mu mirwa itandukanye, ubu mbese iyo uhagaze wumva ari we uriho. Ariko Imana yari yiringiye ko ibyo byose nibigukorera uzera imbuto. None yageze ahantu itangira kwicuza, ishinze urubanza.
mwene data ibi bintu birantangaza cyane. Sinzi niba uru rubanza rwawe n'Imana muraza kurukiranuka gute. Yari yiringiye ibyo yabigukoreraga, yiringiye neza, yari yiringiye neza kuzera imbuto ukayigirira umumaro. Yari yiringiye kuzaba umugore w'umumaro, niyo mpamvu yagushakiye umugabo mwiza. Yari yiringiye kuzaba umugabo muzima, niyo mpamvu yaguhaye umugore mwiza. Yari yiringiye kutazaba umusinzi, yari yiringiye kutazamuca inyuma. Iriyemeza gukorera ubukwe bwiza, none umubyariyeho ibinyendaro 2. Yari yizeye yuko uzaba umuntu muzima, ariko wirirwa muri kumuriza. Umva nkubwire, reka nkubwire, ibintu byose ubibira mu cyaha nta mahoro uzagiriramo. Uzarwara indwara z'abanyegiputa, uzarwara indwara zidakira, uzarwara indwara z'amayoberane, uzarwara indwara abadogiteri zibananire, bera yuko ari wowe wihamagariye umuvumo. Kandi abizera ntibajya barwara indwara z'abanyegiputa. Ndimo ndibaza uru rubanza rwawe n'Imana. Yarushinze, urasoma Yesaya 5. Yarushinze ngo niki kintu yari ikwiye gukora itakoze, ngo noneho igiye kugukuraho uruzitiro bagusuzugure, igiye gukuraho uruzitiro bagutera inshinge, igiye gukuraho uruzitiro urwara diyabete, igiye gukuraho uruzitiro ube kwa muganga, igiye gukuraho uruzitiro. ni kuri kuvuga, ntabwo ari ngiye uri kubivuga n'ijambo. ngo noneho ngiye gukuraho uruzitiro ngo rw'uru rwina rwanjye, ngo barunyukanyuke rwonwe. Iyi ni imvugo izimishi, ariko abantu batari abana bari kumva icyo Imana irimo ivuga. Niramuka ikuyeho uruzitiro rwakurindaga, igakuraho uruzitiro rwakurindaga gereza, igakuraho uruzitiro rwakurindaga sida, igakuraho uruzitiro rwakurindaga covid, igakuraho uruzitiro rwagombaga kukurinda. Niramuka ikuyeho uruzitiro urerekera he? Nikuraho uruzitiro uragana hehe? Umva nshuti yanjye, Imana y'amahoro nitugirire neza. Reka udatuma Imana irakara igakura uruzitiro ku buzima bwawe. Imana irashaka ko uyereka amatunda wagombaga kwera mbere yaho utangira gucumura. Warimuye wimura ibintu byaguhuzaga n'Imana. Mbere wararirimbaga abantu bagasusuruka. Mbere ni ibibazo. Iki gihe Imana ifite agahinda, ariko ubu ni wowe ubarizwa muri Burarirwa. Ushatse wagenda bakaguha igikombe n'imidari kuko uri abone, kandi ukabivanga. Buriya kujyayo si ikibazo, ikibazo ni ukubivanga. Bundi Burarirwa nta n'ikibazo cyayo. Twese tunywa udufanta twaho n'utundi tuntu twayikora n'utundi tuntu twizira nasora, imihanda ikaba myiza, ahubwo wowe kubivanga. Bibiliya yaravuze ngo kubera yuko wanze gukonja ukanga no gushyuha, uruzitiro igiye kurukuraho. Nikuraho uruzitiro uzonwa. Kandi konwa, hari ibintu byinshi byakona. Hari abantu benshi bari konwa muri iki gihe, bakonwa. Abakobwa beza bari konwa, ababyeyi bari konwa, abapapa bari konwa, mu mavatiri bari kononwa, konwa ni kwa kundi ihene yo n'ibishyimbo cyangwa ikoni. Doko muri konwa, mukagenda mugaparika mu makorosi ku mpande y'amazu, mu bipangu, mu mavene, mu konwa. Abantu mukaba mwabahejeje ariko mukonwa. Muri geto Marie Jose ziri kurira, twa dusimba bita Marie Jose turi kurira, turi kuvuga ngo ibintu turi kubona nibwo bwa mbere twabibona, bera ko turi kubona ibintu biri kubera muri geto twadekaraye. Marie Jose zadekaraye zumiwe ziriba zitari ko se ahantu ni mwibagiro, ni mugakinjiro, ni hehe, mbese zumiwe Marie Jose nizo ziri gutabaza. Kandi ku munsi uteye ubwoba, ku munsi w'Uwiteka, Marie Jose zizabishinja byose, zizavuga uko byagenze, uko byaje, uko watangiye, uko waje ukaza muri iyo geto ukayivamo, Korodina akayiginjiramo, wavamo Sofia akazamo, wavamo Mukamana akazamo. Marie Jose byose yarabyanditse. Hari ibintu utazahakana. Narindi kugusaba imbabazi, narindimo kukwinginga,
nari ndimo kugutakamba ngo Mana imfashe isanga umutima wawe, wibuke iyo wavuye, hanyuma wibuke naho ugeze, uhindukire ukizwe. Reba ahantu Imana yagukuye, reba ibyiza yagukoreye, reba ukuntu yagutabaye kwa muganga, reba ukuntu yagukijije amasasu, reba ukuntu yagukijije impfu, reba ukuntu yagukijije mu gihe cya genocide, reba ukuntu yaguhishe, reba ukuntu yagiye gutambutsa byinshi, reba intambara yagukijije, reba ibintu byose yakurengeje, ariko ukaba aka kanya warangije kuba umusitari w'isi, ntabwo ushobora kuba umusitari wa Yesu. Ibihe byize ko bije biteye ubwoba, ibihe bije ko bije biri kurura, ko bije bishaririye, uzahiga iyihe mihigo? Hari abantu bamwe ubu bamaze kuba babaye abarakare, bararakaye, ntibagishaka no kumva ijambo ry'Imana. Biriya ni ibyo kuri YouTube, biriya ni ibyo kuri nani. Reka nkubwire, ni YouTube nayo ubwayo inzira zayo ziraje zizahagarara ijambo riba ingumi. Njyewe ndagira ngo nkumenyeshe yuko nta mwanya, nta n'umwaka urimo. Hanyuma ugasanga ubutumwa butangiye guhenda, biraje Bibiliya bayihindure. Nujya ugerageza no kumva kuri iyo YouTube wumveho ibindi bintu bitari Bibiliya, bitari ijambo. Uraje mu nsengero uraza kujya wumva ibintu, ujya wibaza niba ari hishurirwa, niba ari ijambo, bagusomere wibaze niba ari kinyamateka uri kumva. Abantu bamaze gukamuka uburyohe, bamaze gusharirirwa kwinshi, nibakiyiriza, nibagifata akanya ko gusenga, nibagifata akanya ko guhendahenda amavuta, bamaze gukamuka. Ni ukwinjira mu rusengero cyangwa bakinjira kuri iyo YouTube, ariko bakavuga ibintu bitagira ihishurirwa, bakavuga ibintu bavuye mu kabari, bakavuga ibintu bavuye gusambana, bakavuga ibintu bavuye mu duhege ni hirya no hino. Hanyuma ibyo bintu uzabyumva bizaguhembura. Kandi byaratangiye. Abandi ni ukwandika, nta hishurirwa, ni ukwandika, akandika. Ugasanga uri kumva ubutumwa bwo gushushanya gusa. Reka mbabwire, musenge Imana idakuraho icyari gikingirije ubutumwa bwiza. Musenge Imana itaza gukuraho ibyari ukaza kubona ukuntu wonwa bakakunyukanyuka. Kuko Bibiliya yavuze ngo izakuraho uruzitiro rwayo izigusenye, hanyuma noneho bakone bakunyukanyuke. Bera yuko wanze kumvira ukuri ngo ukizwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 uwa murongo igice cya 2 umurongo w'9 aranditse ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwinshi, ngo kuri mu buryo bwo gukora bwinshi, ngo n'amayere ya Satani, ngo n'ubuhenzi kubarimbuka bw'uko banze gukunda ukuri ngo bakizwe, ngo nicyo gituma nzabazanira ubushukanyi bukomeye. Muraje mujye mwakira ibitangaza bya gipfumu aho kwakira ibitangaza by'Imana. Muzi neza ko nimutaba amaso ngo mugaruke mwongere murinde inkike, mwongere murinde Yerusalemu, mwongere murinde ibicaniro by'ijambo ry'Imana muri mwe, mwongere murinde amavuta y'Imana muri mwe. Muzi neza yuko abapfumu bagiye gusubirana intebe. Abapfumu, kuko abantu barabura Imana bahungire ku bapfumu. Ibi bintu turabivuga, twabivuga abantu bakavuga ngo niko byahoze, twabivuga abantu bakavuga ngo niko byahoze, ngo nikise kitazatuma ijambo ry'Imana rivugwa. Reka nkubwire, ndagira ngo nkumenyeshe ko Bibiliya iri guhindurwa. Cyo ni icyambere. Kandi iri guhindurwa n'abanyabwenge bakomeye b'abadogiteri muri theology. Ndagira ngo nkubwire ko barimo bafavoreza gushingira umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, abatinganye bagiye guhabwa ijambo. Kandi bafite finance, bafite amafaranga, kugira ngo uzabashe gukontororana nabo, gukompata nabo mu kibuga bafite amafaranga, wowe udafite naho gusengera ni ikibazo. Ikindi cya kabiri, birimo birinjira ahantu bisaba kugomba kubwiriza warize kaminuza theology, akaba ari bwubwiriza ijambo ry'Imana. Biragusaba kugira ngo udepoze nk'uri kudeporeza akazi.
mbwira ahantu ihishurirwa rizava ryo kugira ngo hanyuma noneho twinjire neza mu mavuta nyirizina y'Imana. Kwiga ni byiza, ariko kwiga byakavanzwe no kuba ufite umuhamagaro w'Imana. Itorero ririmo ririnjira ahantu bidusaba gusenga, tukebera amaso itorero. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nari nizeye yuko bazahagarara bagasenga, nari nizeye ko ibyago nibiza hari abazahagarara bagasenga, nari nizeye yuko amakuba natera za dayimoni nizihaguruka, antikristo ahagurutse, nari nizeye ko hari abantu bazahagarara bagasenga, ariko narabashatse ndababura. Yesu ari kurira. Ibyo yari yiringiye ko azatubonamo ntabwo ari byo ari kutubonamo. Ibyo yari yiringiye ko tuzamwereka si byo turi kumwereka. Ari kwicuza ukuntu yadukijije amavunja twiruga inyuma y'ihene, akicuza igituma yaturinze cya gihe tubyara, akicuza ukuntu yadukijije iseta kwa muganga, akicuza ukuntu yagiye aturinda mu bihe bikomeye, akicuza ukuntu yagiye adukiza amakansa, akicuza ukuntu yadukijije imitima, akicuza ukuntu yatumye tubyara abakobwa beza, b'inkumi beza n'abasore beza bagezweho, ariko ntitubatoze gusenga. Arimo aricuza, arimo aravuga ngo nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Nari nizeye yuko mumbwira ikintu nari nkwiriye kubakorera ntabakoreye. Ni ikihe kintu Imana yari ikwiye kugukorera itagukoreye? Uri gusengera umugabo ariko umva nkubwire, mama wawe ahantu yavukaga iminsi yari yaga ibirayi irabaze. Uze kumwumvisha iyi odiyo umubaze ngo mama wambaye inkweto ufite imyaka ingahe? Kuba umugabo atinze kuza ntibisobanura yuko atazaza. Ntabwo wari wihemurira ku busambanyi. Kuba nta modoka ufite ntabwo wakwimura ku rumogi. Mwagiye mu rumogi, mujya muri kokayine, mbana muri kwikinisha, mwatugeraho ngo tubasengere tukayoberwa indwara ukuntu urayisengera. Mbera mwarikinishije ubwonko buragira burasota, hanyuma ni mukira abagabo mwabaye febre mu mubiri bera kwikinisha kubera irari ry'indenga kamere. Izi kandi guhura nazo nkayoberwa. Ndi guhura n'abantu bamaze gukuramo indenye, warangiza akakubwira ngo ndashaka urubyaro, yagera ku gihe cyo gushaka akakubwira ngo ndashaka urubyaro, ugashaka isengesho urasenga ukaribura kubera ibizira. Ngo ni umusitari. Musitari sutari umusitari muri Yesu. Ese ninde musitari uruta Yesu? Kuki mutashatse kuba abasitari nka Yesu? Musitari wo kwica abana bawe mu nda ni umusitari koko? Waruzi yuko biriya bintu munywa by'ibihokoro n'ibindi bintu byose mugotomera ngo muri gukuramo inda, biriya bintu iyo bigeze mu nda byica amateresi bikica izindi ngingo zo mu mubiri, hanyuma wakenera kubyara bikanga. Waruzi neza ko kwikinisha kwawe iyo ugeze igihe cyo gushaka kubyara cyangwa se ugeze igihe cyo kubaka urugo, uri umusore birakunanira, uri umukobwa birakunanira, ugasanga ingo zanyu zirimo dayimoni utapfa kumenya iyo zavuye, mugasubiranamo mugacana inyuma. Mwahinduye uburyo. Murimo muripima, bamwe covid yaje mujya kwitesitinga ngo sinza umuntu wazanye ikigare cy'ijambo rivuga ngo nta myaka 100, muragenda mujya ngo muri gukorera muri nta myaka 100. Ninde wababeshye? Ninde wababwiye se? Ninde mwebwe muzi igihe iminsi muzabara murayizi? Rubyiruko nimwe mbwira, muzi igihe muzamara ku buryo mwamaze kwiyanduza mu bwonko ngo nta myaka 100. Ninde wababwiye yuko mutazayimara? Ni 120 muzayimara. Urubyiruko rusenga Imana ruzayirenza. Urubyiruko ruzi Imana, rwubaha Imana ruzayirenza. Ahubwo mwebwe murimo muriyahura mukanywa mukanywa kokayine, mukanywa urumogi, mukiyahuza, mukikinisha, mugasambana. Kuko nimukomeza gutyo ntimuzayimara kuko murimo muriyahura. Ariko nimwemera mukumvira, ni 120 muzayimara. Kubera yuko Imana niyigenera mu gihe cyo kubaho. Ntabwo umwana w'umuntu yazicara kuko bigucanze, bizacanga, ariko Imana izakwereka akayira kawe. Imana ntabwo ijya ibura akayira k'uwo yahamagaye.
Imana ntabwo ijya ibura akayira k'abakozi yangaje. Imana ntabwo ijya ibura akayira k'abantu ifitanye nabo igihango. Imana ndagira ngo nkumenyeshe aka kantu. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo reka kwiheba no kwicira inzira no kwirwanirira no kugaragaza ko Imana idakora no kwerekanisha yuko Imana itakumva. Ibi bintu ndagira ngo ubyikuremo, kuko iyo akuye so mu cyaro nawe ubwawe ikaba yaragukuye mu cyaro. Ndabizi neza ufite ahantu wavutse mu cyaro cyawe, iki gihe ukaba uri mu mujyi cyangwa se ukaba ukiri no muri icyo cyaro ariko wambara inkweto. Ntabwo wabishingiraho ngo uyishimire wibwire ngo n'ibisigaye uzabikora. Ndi kukwinginga ngo urusheho kongera gutekereza, kwitekerezaho, kuko utamenya iyo ava ntamenya iyo ajya. Tekereza aho wavuye, utekereze n'iyo uri kurya, uraza gufata umwanzuro umenye iyo uri kwerekeza. Iyi si ntabwo ari isi dukwiriye ko twemerera ikaturyohera kugeza ubwo twiyonona. Buriya kwiyonona ni ikintu kibi cyane. Urashobora kwiyonona ukarwara sida, wagera hepfo n'ibinini bikakwanga. Ushobora kwiyonona mu gitondo bugacya kubera bya biyobyabwenge ukarwara umutima cyangwa ubwonko, kansa yo mu bwonko, ukazashaka ukuntu bikira bikanga kandi uri umwana mutoya. Mureke kwiyonona rubyiruko, mureke kwiyonona mwa bakobwa mwe, mureke kwiyonona utamenye yava ntamenye yajya. Imana irimo iraburana namwe, iraburana ngo ni iki yari ikwiye gukora itakoze, ni iki yari ikwiye kugukemurira itakemuye, ni ibiki yari ikwiye gukora itashyize mu buryo. Ese ibindi byo izabinanirwa? Iyakoze biriya ibindi izabinanirwa? Wagerageje ukayigarukira ukayikundishwaho ko n'ibindi izabikora. Tugiye kugera mu mwanya wo gusenga. Message yakubwiraga ngo tekereza iyo uri kuva, utekereze n'iyo uri kujya. Ureke gukora nk'umwiyahuzi, ureke gukora nk'utazi iyo ujya, ureke guhunga inzu y'Imana. Ndavuga mu buryo bw'umwuka, ndi kuvuga mu buryo bw'umwuka. Pozisiyo yawe nigume mu Mana, kandi urushaho guhunga ibiyobyabwenge, urushaho kuva mu bwiyahuzi. Wowe urakora burage sambura, wowe imashayima ukakubita akawatsi kamwe tubiri, turajya mu bwonko turica serire z'ubwonko. Ejo uzashaka ahantu byivuriza uzahabura. Tugiye gusenga Imana, ngiye gusengana nawe Imana. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndasengera aba bana b'urubyiruko bakure mu biyobyabwenge. Ndasengera abakobwa n'abahungu, ndasengera ababyeyi batakibuka iyo baturutse, ndasengera ababyeyi bamaze kwibagirwa ibyo wabakoreye, ndasengera abantu basenye. Bibiliya yavuze ngo wahoze utubwira ngo nudukize, ngo icyo wari ukwiye kudukorera utadukoreye ni ikihe? Ntacyo twagushinja. Wadushize mu mujyi, utwambike byo, udutuza mu makaro, uduhya muri sima, muri parafo, utuvana mu byatsi, dukura muri nyakasi. Wakoze ibikomeye, uri Imana, turacyagufitiye icyizere. N'ibindi byose bitaraba wabishobora. Ntabwo yari impamvu yatuma tukuvaho, ahubwo urutoki buretse kururimbura, uburetse kururimbura kwisubiramo kubw'impuhwe z'amaraso Yesu Kristo. Urakoze, ndagushimye. Urukundo rw'Imana n'imbaraga z'Imana n'impuhwe z'Imana birusheho kuba muri twe, mu izina rya Yesu, amen.